Bana b'Imana nimushikame mukomere. Dore amasomo tugiye kuzirikanaho kuri wa kane w'icyumweru cya mbere cya Adventi tariki 3 Ukuboza 2020. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa 26 umurongo wa mbere kugeza ku wa 6. Uwo munsi mu gihugu cyose cya Yuda bazatera indirimbo bagira bati, dufite umurwa ukomeye, uhoraho kugira ngo aturengere yawuzengurukije inkike cinyiye. Nimwugurura amarembo ryinjira ihanga ry'intungane kandi ry'indahemuka. Umugambi wawe ntukuka, uzabakomeza mu mahoro kuko amizero yabo ari muri wowe. Nimwizere uhoraho iteka ryose, we rutare ruhoraho, kuko yacogoje abari batuye mu birwa. Umurwa ukomeye arawurimbura, uratsiratsizwa maze awuziringa mu mukungugu. Abiyoroshya bazawuribata, n'abanyantege nke banyukanyuke. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 118. Nihasingizwe uje mu izina rya Nyagasani. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yezu Kristo uko yanditswe na Matayo umutwe wa 7 umurongo 21 n'uwa 24 kugeza kwa 27. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yezu ku musozi, maze arababwira ati, umbwira wese ngo Nyagasani Nyagasani si uzinjira mu ngoma y'ijuru, ahubwo nukora ibyo Data uri mu ijuru ashaka. Nuko rero umuntu wese wumva aya magambo maze kuvuga kandi akayakurikiza ameze nk'umuntu w'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura yaraguye, imivu iratemba, imiyaga irahuha, bikoranira kuri ya nzu, ariko ntiyatemba kuko yari yubatse ku rutare. Naho wumva wese amagambo maze kuvuga ntayakurikize ameze nk'umuntu w'umusazi wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura yaraguye, imivu iratemba, imiyaga irahuha, bikoranira kuri ya nzu, irahirima, ihinduka ubushingwe. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana nimushikame mukomere, turi ku rugamba. Muri aya masomo turazirikana ku ngingo kubaka tugakomeza, kubakira ku Mana. Mu isomo rya mbere umuhanuzi Izayi araturarikira ibyishimo bikomeye umuryango w'Imana uzagira nibamara gutsinda. Dufite umurwa ukomeye. Muri iri somo hari intambara iri hagati y'imirwa ibiri, Babiloni na Yeruzalemu. Ni ikimenyetso cy'intambara hagati y'ikibi n'icyiza. Uyu murwa wa Yeruzalemu ushushanya Kiliziya, umurwa ukomeye cyane. Ubukomere bwa Kiliziya cyangwa Yeruzalemu ukaba bushingiye ko yubatse ku rutare. Bati, nimwizere uhoraho iteka ryose, we rutare ruhoraho. Bavandimwe, urutare muri Bibiliya rusobanura Imana, nk'uko Yezu amaze kubitubwira mu Ivanjili y'ikigereranyo cy'amazu abiri. Imwe yubakiye ku musenyi ihita isenyuka, indi yubakiye ku rutare rutajegajega igakomera. Yezu muri Ivanjili aradushishikariza guhamya ibirindiro mu Mana, atari gukarimi gusa, ahubwo mu ngiro, ibikorwa byiza. Ati, umbwira wese ngo Nyagasani Nyagasani si uzinjira mu ngoma y'ijuru, ahubwo nukora ibyo Data uri mu ijuru ashaka. Amen. Muvandimwe, nubwo wakwiga kaminuza, niba ubuhanga bwawe budaturuka ku Mana, urakora ubusa. Ibintu byose wabona, imitungo yose waronka, niba idaturuka ku Mana, waruhiye ubusa. Ibintu byose bigenda neza iyo bituruka ku Mana, iyo bishingiye ku Mana. Ese ngewe iyo nisuzumye, nubakiye ku rutare cyangwa ku musenyi? Urugo rwanjye rwubakiye ku Mana cyangwa ni ku muguruko? Nubakiye ku migisha y'Imana cyangwa ku mabwire y'abandi basenya ingo z'abandi? Muri Afurika hirya kure, urugo rwari rwarabuze urubyaro mu myaka 12 yose. Baragiye kwa muganga kwipimisha, ibitaro byinshi barabizenguruka, ariko ntibyagira icyo bitanga. Umugabo n'umugore badasiba gutakambira Imana. Bigeze aho wa mugabo aza kurambirwa, ngo aho yahereye asenga bibi by'ubusa. Nuko ahagarika gusenga, ajya ku mpande rwihishwa kwigeragereza ngo arebe ko atari ufite ikibazo. Mu minsi mike ahita byara hanze impanga, azizana mu rugo. Umugore abibonye ararakara cyane, nawe ahagarika gusenga ngo Imana yamugenzeho, asigarana ikibazo cy'uko ari we ngumba. Nuko umugabo atangiye kumutoteza no kumunyega, imishyamiraniba yose mu rugo. Iby'Imana ntibyongera gutunguka muri urwo rugo, buri wese atangira kwishakishiriza no kwikanyiriza. Umugore nawe mu kwikura mu isoni ajya kwipimisha ku wundi mugabo rwihishwa, nawe ahita byara impanga. Ye baba we, rwa rugo mu gihe gito ruba rugize abana 4. Icyo gisubizo cy'ikibazo bari bafite cy'ubugumba kibatezamo umwiryane, akavuyo, ntibongera kumvikana. Hashize iminsi babana bagenda bapfa biturutse ku mirire mibi no kutitabwaho, umwiryane no kutumvikana kw'ababyeyi babo.
mu gihe gito wa mugabo na wa mugore basigara bonyine, basigara mu kabaro bivuza indwara zidakira basaruye iyo bari bagiye gushaka abana. Babyeyi, hari ubwo twipangira uko tuzamera, uko tuzabaho ubuzima bwacu tukabukura mu Imana, ngo turashaka kwigenga, turashaka kwirangiriza ibyifuzo byacu, nyamara tukibagirwa ko l'homme propose, Dieu dispose. Umuntu arateganya, Imana akaba ariyo yuzuza. Amen. Twebwe abana b'abantu b'abanyantege nke dusaba Imana ibyo dukeneye, ariko tutibagiwe ko Imana ibyo iduha byose ibikora ku bushake bwayo. Naho nushaka kwikanyiriza ugaca inyuma Imana, uragowe, uzasenyuka vuba. Ibitari mu Imana birumba ari imiteja, ngo wa musenye, kandi ngo kashinzwe n'Imana ntigashingurwa n'umuyaga. Ngo urugo rwa rutare tugomba kubakiraho Imana. Muvyeyi, umenye ko imivumba, imiyaga, ibitotezo, ibigeragezo, uburwayi, inzara, kubura urubyaro, izo ni intambara ziri ku isi. Ntago ushobora gutsinda utari kumwe n'Imana. Iyo wateye Imana umugongo uratsindwa kandi nabi, urasenyuka. Imana ni itanga urubyaro, nta muntu wakora umuntu wabishobore. None se wibwira ko kuba utabyara Imana uyirusha kubimenya? Urashaka kurusha Imana ubwenge? Komeza wihangane, humura, Imana irahari kandi irakuruzi. Naho kugerageza amahirwe ku mpande witandukanyije n'Imana, ukivutse imigisha y'Imana ngo urashaka urubyaro, ushobora yo no kurubona sinkubeshye, ari ugasarurayo indi mitungo itimukanwa. Yanzu yawe ukabura yishenye igahirima, rwa rugo rukaba rurahirimye za gatanya sinakubwira. Ruzizi iki? Kwitandukanya n'Imana, kwiyemera no kwikomeraho, gutizera, kujya kure y'Imana, rutari rukomeye, wihenura ku Mana. Wadohotse ku isengesho, ntukikoza misa, ntugisenga nawe mu rugo, iyo ni imiyaga muvandimwe izajya gutera guca inyuma. Urugo rutarimo isengesho rurasenyuka, ruraseba. Ukaba kwivumbura ngo mwashakanye yagusuzuguye, ukajya gusarura ibyo ntazi hanze. Urugo rushingiye ku bintu, ku mafaranga, ku mitungo y'amahugu yanyuze mu bwandavure, byose ni ubusa, bizasenyuka. Muvandimwe, niba hari ikintu ufite kitari cyawe, amafaranga y'abandi wasahuye, wahuguje, ibintu wibye, wanyereje, ibintu utunze bitari ibyawe, bigarure vuba vuba aho bishoboka. Nuko nawe muri iki gihe cya Adventi utegereze umukiza, nta mivumo ufite, wakire Yezu ufite imigisha, niwe twubakiyeho, niwe wenyine udukomeza. Nidukomera ku Mana nibwo tuzakomera. Urakoze Yezu kuduhumuriza, kandi turabawe, waturekura twagwa. Yezu, turi mu biganza byawe, waturekura twagwa. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.